Imana idufitiye ihumure ryinshi muri Yesu Kristo, ariko iryo humure ntabwo ryagenewe kuguma muri twe twenyine. Tubahaye ikaze muri indi somo ku nyigisho yo ku musozi. Mu isomo ry'uyu munsi, umwigisha wacu arasobanura uburyo byari iby'ingenzi ku bigishwa ba Yesu ba mbere ndetse no ku bigishwa be b'iki gihe cyacu, kugira ngo dusobanukirwe umurimo wacu nk'abayoboke be wo guhumuriza. Abantu badukikije buzuye ibibazo n'ibyifuzo, kandi twahamagariwe kubahumuriza no kubakomeresha guhumuriza twaboneye muri Kristo. Ngaho rero nimwakire umwigisha wacu atwigisha isomo rikenewe cyane mu bihe turimo. Uyu munsi ndashaka ko tureba cyangwa twiga ku mitekerereze myiza ya kabiri, ariyo ugushavura. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Ese ibi bisobanuye iki? Nanone nk'uko twabonye mu mitekerereze myiza ya mbere, hari uburyo bwinshi n'ibi byasobanurwa. Ku bigendanye no gusobanura no gushyira mu ngiro iyi mitekerereze myiza, ntabwo byaba bisobanuye ikintu kimwe, ahubwo bisobanuye ibintu byinshi. Icya mbere byaba bisobanuye nuko Yesu arimo kuvuga ngo nimurebe munsi y'umusozi. Mbese murabona bariya abantu bose bahari? Bariya bantu barababaye. Bariya bantu bafite ibibazo byinshi. Mbese ushobora kumanuka ukabasanga ubu nonaha ukababera igisubizo, cyangwa ukabafasha gukemura biriya bibazo byinshi bibagoye? Bimwe muri ibyo bibazo ni iby'amakuba. Mbese utekereza ko mu by'ukuri wabahumuriza wowe ubwawe utikomerekeje? Intumwa Pawulo itubwira mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere ko yanyuze mu bihe bimukomereye cyane igihe yari muri Aziya. Pawulo yavuze mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere n'umurongo wa mbere ko kenshi bibwiye ko bageze ku iherezo cyangwa bagiye gupfa. Pawulo asoza umurongo wa 9 avuga ati, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. Hanyuma aravuga ati, muri icyo gihe ihumure twabonye rituruka mu mubano tugirana n'Imana, kandi iryo humure ryatubereye igisubizo. Iyo duhuye n'abantu bababaye cyangwa bafite ibibazo byinshi, uko ibibazo byabo byaba bimeze cyangwa bingana uko ariko kose, tuba dushoboye kubibafashamo kuko tubereka ihumure twabonye mu gihe natwe twari mu kababaro. Iyi mitekerereze yose tugomba kuyirebera mu busobanuro bw'umwandiko wose w'inyigisho yo ku musozi yatangiwemo. Iyi nyigisho itubwira kureba munsi y'umusozi tukareba abo bantu bahari. Niba ushaka cyangwa wifuza kubabera igisubizo, ugomba kumenya imitekerereze myiza ya mbere iyo ariyo. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Ugomba kumenya yuko udashoboye, ariko Imana yo irashoboye. Bitari ibyo, hari ubwo wakora ibintu mu myumvire yawe ndetse ukabona ko ari byiza ariko atari ko Imana ibishaka. Uko Imana ibishaka niko kwabera igisubizo cy'ibibazo byabo. Iyo birebeye muri ubwo buryo, iyi mitekerereze ya kabiri, hari ubwo wakwibwira yuko ivuga ko utafasha abarimo kubabazwa iyo wowe ubwawe utari wigera ugira ikikubabaza. Ariko hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Nyuma yo gushavura no guhozwa, nibwo nabo bafasha abantu barimo kubabazwa, kuko bababwiraho guhozwa cyangwa guhumurizwa kuri. Guhumurizwa gusangwa ku Mana. Ikindi Yesu yabaravugaga ni mu gihe ukirimo gusobanukirwa ko uri umukene mu mutima wawe, ndetse no gusobanukirwa ko udashoboye ariko Imana yo ishoboye, mbese byashoboka ko washavura? Yego, birashoboka. Ni gute Imana itwigisha imitekerereze myiza ya mbere ivuga iti, jye sinshoboye ariko yo irashoboye? Hari ubwo byaba binyuze mu gutsindwa bikabije. Rimwe na rimwe gutsindwa bene nk'uku kudutera kubabara cyane kugeza n'aho dushavura. Imitekerereze myiza yashyirwa mu matsinda kandi yasobanurwa ifatanyijwe ibiri. Urugero, hahirwa abakene mu mitima na hahirwa abashavura, imeze nk'impanga. Ni imitekerereze myiza ibiri igendana. Abantu bamwe bavuga ko icyo ibi bintu bisobanuye ari uko iyo urimo gusobanukirwa ko uri umukene mu mutima, kunanirwa kose kukwigisha ko udashoboye ariko Imana yishoboye,
Hari n'igihe kandi habaho gushavura no kubabazwa muri icyo gihe urimo kwiga kuri umukene mu mutima. Uko niko byagendekeye Petero. Yarasohotse ajya mu mwijima arira cyane. Ako kari akababaro no gushavura. Byabaye no kuri Mose. Ubwo yajyaga mu ruhande rw'inyuma rw'ubutayu, aho yamaze imyaka 40. Byashoboka ko yababajwe kandi agashavura no kunanirwa ibyo yari yagerageje gukora mu mbaraga ze kugira ngo akize ubwoko bwa Isirayeli. Yica umusirikare w'umunyegiputa. Dore ikindi gitekerezo kigendanye n'icyo Yesu yavuze ubwo yavugaga ati, hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Salomo, umugabo w'umunyabwenge kurusha abantu bose kuva aho isi yabereyeho, yaravuze mu Mubwiriza igice cya 7 umurongo wa 2 n'uwa 3 n'uwa 4 n'uwa 14 ati, kujya mu rugo rurimo imiborogo biruta kujya mu rugo rurimo ibirori, kuko ibyo ari byo herezo ry'abantu bose, kandi ukiriho azabihorana ku mutima we. Agahinda karuta guseka, kuko agahinda kagaragaye mu maso kanezeza umutima. Umutima w'abanyabwenge uri mu nzu y'imiborogo, ariko umutima w'abapfapfa uri mu nzu y'ibyishimo. Ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu iherezo rye. Burya hari n'icyiza cyo gushavura. Salomo avuga mu Mubwiriza igice cya 7 ko iyo ugiye ku kiriyo ukareba umuntu wapfuye, usanga umubiri we ugihari ariko we yagiye atagihari. Kimwe mu bintu bituma ibi bibabaza cyane ni ugutekereza ko umunsi umwe nawe bizakubaho. Icyo Salomo arimo kuvuga ni uko ibyo uha agaciro bihura n'iby'Imana iha agaciro iyo uri ku kiriyo kuruta iyo uri mu birori. Bisobanuye ko ari byiza kujya mu nzu yo gushavura kuruta kujya mu nzu y'ibirori, kuko iyo uri ku kiriyo ari bwo umenya ko ari ryo herezo ry'abantu twese. Nawe ni ryo herezo ryawe, kandi ibi byaba byiza ubizirikanye. Bikwiye gutekereza yuko hari umunsi nawe uzapfa. Mbese waba ubayeho uko Imana ishaka kubaho? Ibyanditswe bigaragaza ahantu henshi muri Bibiliya ko ubuzima butagira iherezo ari bwiza cyane kurusha ubuzima bw'agateganyo. Ibi Pawulo abitubwira mu Bakorinto ba 2 igice cya 4 n'icya 5. Kuko ubuzima butagira iherezo ari bwiza cyane kurusha ubu bw'agateganyo, ni nako igice cy'umwuka w'umuntu kigira agaciro kurusha igice cy'umubiri. Igice cy'imbere cy'umuntu ni icy'agaciro cyane kurusha igice cy'inyuma. Umuntu w'imbere nk'uko Pawulo amwita ni uw'agaciro cyane kurusha uw'inyuma. Iyi akaba ariyo mpamvu n'iyo umuntu arwaye byashoboka ko umuntu w'inyuma yaba arimo gushira, ariko umuntu w'imbere arimo kongererwa imbaraga buri munsi kandi anategurirwa ubuzima butagira iherezo. Birashoboka ko wahindura uko uzabaho mu buzima butagira iherezo n'ukuntu ubayeho none. Hari ibyanditswe byinshi muri Bibiliya bishimangira ibi mu bitekerezo byacu. Uko niko Salomo avuga ku gushavura. Ahari yenda Yesu nicyo yavugaga ubwo yagiraga ati, hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Kuko iyo ushavuye, indangagaciro zawe zihamanya n'indangagaciro z'Imana. Hari nubwo nawe waba utekereza cyane kuko ubuzima bw'iteka ryose ari ubw'agaciro kurusha ubuzima tubayeho bw'agateganyo, kandi ukanatekereza cyane ku kuntu ibitagaragara ari iby'agaciro kurusha ibigaragara. Iby'umwuka birusha agaciro iby'umubiri. Umuntu w'imbere azahoraho iteka ryose. Wowe uzabaho mu buzima bw'iteka ryose, kandi utekereza utya iyo urimo gushavura cyangwa kubabazwa. Ntabwo watekereza gutya iyo uri mu birori. Ngira ngo ibi nibyo Yesu yavugaga. Maze kujya mu biriyo byinshi nk'umushumba, kandi akenshi nigisha kuri iyi mitekerereze myiza ya kabiri ivuga ngo hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Kandi bimaze kubibwira abantu benshi. Niba ushaka kumenya umugisha Yesu yadusezeranyije mu gihe cyacu cyo gushavura no guhumurizwa yavuze ko tuzabona mu gihe dushavura, nyemerera ngo usabe ko watera izi ntambwe 3. Mbere na mbere, reka gushavura kwawe gushyire mu mwanya ho wibaza ikibazo nyacyo. Yenda byari ari n'ubwa mbere mu buzima bwawe. Abantu benshi banyura mu buzima ntibigere bibaza ikibazo nyacyo. Nk'uko mubizi, Yobu yaciye mu bihe byo kubabazwa. Yapfushije abana 10. Yatakaje ibyo yari atunze byose. Hanyuma aza no gutakaza n'ubuzima bwe.
muri uko kubabazwa kwe, Yobu yemereye kubabazwa ko kumujyana mu mwanya aho yabarije ikibazo nyacyo. Yabajije ibibazo bikomeye nk'ibi: ese iyo umuntu apfuye arongera akabaho? Iyo umuntu apfuye umwuka muvamo hanyuma umubiri ugashyingurwa, ubwo ibyo biba birangiye. None se ubwo abakiriho? Umuntu napfa azongera abeho? Ibyo wabisoma muri Yobu igice cya 14 n'umurongo wa 14. Imana ikunda ko tubaza ibibazo nk'ibyo. Yobu yabonye igisubizo gikomeye cy'ibi bibazo ubwo yagiraga ukuguhishurirwa kwa Mesiya, akavugira hagati yo kubazwa ko ati: ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Aho ni muri Yobu igice cya 19 guhera ku murongo wa 25 kugera ku murongo wa 27. Yobu yemeye ko kubabazwa kwe kumugeza mu mwanya yibajije ibibazo nyabyo. Intambwe ya kabiri maze kubwira abantu benshi gutera igihe barimo kubabazwa cyangwa gushavura, nuko bakwemerera gushavura kwabo kukabageza ahantu bashobora kumva ibisubizo by'Imana ku bibazo byabo nyabyo. Ibyo nibyo yakoze. Yabajije ibibazo nyabyo maze yumva ibisubizo by'Imana ku bibazo bye byinshi. Intambwe ya gatatu maze kubwira amagana y'abantu kubiriyo niyi: niba ushaka guhishurirwa ihumure n'umugisha Yesu yasezeranyije abo bose bashavuye, emerera gushavura kwawe kukugeza ahantu wakwizera ibisubizo by'Imana ku bibazo byawe nyabyo. Maze niwizera ibisubizo by'Imana ku bibazo byawe, uzahishurirwa umugisha n'ihumure, kuko uzaba ubonye agakiza. Kandi mu gakiza harimo umugisha. Byashoboka ko gushavura kwawe kwaba ari cyo kintu gikomeye cyakubayeho mu buzima bwawe bwose. Niba gushavura kwawe kwarakujyanye aho hantu, washoboye kubaza ibibazo nyabyo mu buzima bwawe ku nshuro yawe ya mbere, hanyuma ukumva ibisubizo by'Imana ndetse ukabyizera. Byashoboka ko ari iki Yesu yatekerezaga ubwo yavugaga ati: hahirwa abashavura, kuko aribo bazahuzwa. Ugomba kumenya ko indangagaciro za Yesu zitameze nk'indangagaciro z'iyisi. Iyo uhuye n'umuntu mutari muherukanye kumara imyaka myinshi, umubaza uko ameze, uko umuryango we wose umeze, kandi niba arimo gutera imbere mu buzima bwe bwose. Hanyuma ukamubwira uti: uri umunyamugisha, cyangwa se urahiriwe. Wabirebera muri ibi ko indangagaciro za Yesu zitandukanye n'iz'isi. Yesu ashishikajwe n'uko ubuzima bw'iteka ryose burusha agaciro ubuzima bw'agateganyo. Abantu bajya bavuga ko ubuzima bw'uyu munsi ari byose, ubuzima bw'iteka ryose bukaba ari ubusa. Umuntu abaho rimwe gusa. No kubw'ibyo, ihereze byose kuko ubaho rimwe gusa. Irire, winywere kandi winezeze, kuko ejo ushobora gupfa. Hari abantu babayeho bafite iyi mitekerereze. No muri iki gihe cyacu hari abantu bariho bafite iyi mitekerereze kandi babayeho muri ubu buryo. Hakabaho n'abandi nyuma yo kwakira agakiza bavuga bati: mbega byiza, ubugingo buhoraho bundutira byose. Ubuzima tubayeho uyu munsi ntacyo buvuze. Kandi aba nabo baba bibeshya. Ese uzi ko ibyanditswe bivuga ko ubugingo buhoraho ni bwiza cyane, aricyo gituma ubuzima tubayeho ubu ari bwiza cyane. Kubera ko ikintu gituma ubuzima bwawe bugira akamaro nuko wahindura uburyo uzabaho nyuma y'ubu buzima bw'isi, ubuhindurishije uko ubayeho uyu munsi. Icyakubaho cyose mu buzima kigufasha kureba izi ndangagaciro z'Imana. Icyakubaho cyose mu buzima kikagufasha kureba izi ndangagaciro z'Imana. Icyakubaho cyose kigatuma usobanukirwa ko ubuzima butagira iherezo aribwo bufite agaciro n'agakiza, kandi kari iby'umugisha kubugira. Byashoboka ko Yesu ari cyo yavugaga ubwo yagiraga ati: hahirwa abashavura, kuko aribo bazahuzwa. Indi mitekerereze myiza ikurikiraho Yesu atugaragariza ijyanye n'ibyo dushaka: hahirwa abagwa neza, kuko aribo bazahabwa isi. Ese ubundi kugwa neza ni iki? Kugwa neza ni ijambo ryumviranwa cyane kandi rikoreshwa nabi muri iyi mitekerereze myiza uko ari 8. Ubugwaneza ntabwo ari ubunyantege nke. Abantu benshi batekereza ko Yesu yari umugwaneza utuje ariko w'intege nke. Icyo nicyo abantu benshi batekereza ko ubugwaneza ari cyo busobanuye. Ariko iki si cyo ubugwaneza buvuze. Numenye Yesu nk'uko ibyanditswe bimuvuga, uzasobanukirwa ko atari umugwaneza mu busobanuro bwo kuba umunyantege nke. Isezerano rya kera rivuga ko Mose yari umugwaneza cyane kurusha abandi bose babayeho.
nk'uko uzi Mose, ese ibyo byaba bisobanuye ko yari umunyantege nke, ko yagwaga neza? Hari undi mwandiko ukomeye ku isomo ryo kugwa neza muri Matayo igice cya 7 mu mirongo ya 28 na 29 na 30. Umwami wacu yaduhaye inyigisho ikomeye ku kugwa neza. Ni imwe mu butumire bukomeye bwa Yesu. Yesu yatubereye intangarugero mu gutanga ubutumire. Dore kandi bumwe mu butumire bukomeye yatanze ubwo yagiraga ati: mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ubu ni ubutumire bukomeye Yesu yatanze. Ubu butumire buhabwa abantu bakorana umwete kugira ngo bikemurire ibyo byose bibaremereye. Ubu butumire buhabwa abantu bakora cyane kandi baremerewe cyangwa se barushye. Ubutumire Yesu atangaho abantu bahirimbana kugira ngo bashobore kwikemurira ibibazo byabo n'ubu: nimuze munsange. Ntabwo ari nimuze ku rusengero, nta nubwo ari ngwino mu ishuri rya Bibiliya, nta nubwo ari ngwino mu mihango y'itorero yejejwe. Ahubwo ubutumire yatanze buragira buti: nimuze munsange. Kandi ubu butumire Yesu abuha abantu bose bahangayitse kubw'imitwaro ibaremereye, bagerageje kwikemurira igihe kirekire. Iyi sezerano abaha niri: ndabaruhura. Iyo ubyumvise bwa mbere watekereza ko ari ibintu byikora. Uraza nanjye nkakuruhura. Ariko iyo ucukumbuye ubusobanuro bw'ubu butumire, ubona ko atabwira abantu ngo nibaze gusa, ahubwo aravuga ati nimunyigireho. Icyo ashaka ko bano bantu bamenya mbere na mbere ni nimwigire ku mutwaro wanjye. Erega nanjye ngira umutwaro, ariko umutwaro wanjye nturemereye. Ibi mbona bitangaje. Yikoreye umutwaro w'isi yose ku bitugu bye. Yesaya yavuze ko twese twayobye nk'intama zizimiye. Twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranurwa kwacu twese. Aho ni muri Yesaya igice cya 53 n'umurongo wa 6. Paulo yavuze ko Imana Data yahinduye Yesu kuba icyaha ku bwacu, utarigeze amenya icyaha, kugira ngo tube bakiranutsi kubwo kumwizera. Yishyizeho ibyaha by'isi yose. Uwo ni umutwaro wanjye. Uwo ni umutwaro munini. Ubwe yarivugiye ati: nimugire icyo mwigira ku mutwaro wanjye. Umutwaro wanjye nturemereye. Hanyuma akadusaba kugira icyo twigira ku mutima we, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Yesu arimo kuvuga ati: ndi umugwaneza kandi nciye bugufi mu mutima. Ndashaka ko munyigiraho ibi bintu. Arongera aravuga ati: mugire icyo mwigira ku kigoyi cyanjye. Mbere na mbere tugomba kumenya icyo kigoyi icyo ari cyo, mbere yuko twiga ibyo Yesu yadusabye kwiga ku kigoyi runaka. Ikigoyi ntabwo cyari umutwaro. Ikigoyi ni igikoresho cyifashishwa mu gukurura umutwaro. Ikigoyi ni icyuma cyashoboreshaga ikimasa gukurura umutwaro uremereye. Ushobora kuba warabonye ibigare birundwaho imitwaro myinshi bigakururwa n'ikimasa. Ese wari wibaza ukuntu icyo kimasa cyakurura umutwaro uremereye kidafite ikigoyi? Ese ikimasa cyashobora gusunikisha umutwe wacyo uwo mutwaro? Ikigoyi ni ikintu gishoboresha ikimasa gushyira imbaraga zacyo mu buryo bwiza butuma ikimasa gikurura ikigare kiriho umutwaro uremereye bicyoroheye. Igihe Yesu yakoraga mu ibarizo i Nazareti, kimwe mu bintu agomba kuba yarabaje cyane ni ikigoyi. Ibigoyi byari bizwi cyane mu gihe cya Yesu kuko ibimasa byari isoko y'imbaraga. Muri iki gihe dufite imashini nyinshi zikoreshwa nk'imashini zikoreshwa guharura no guhinga imihanda. Twatekereje ko ikigoyi ari umutwaro ubwacyo, ariko si umutwaro. Nanone usubiye ku mpinga y'umusozi aho Yesu avuga ku bugwaneza, erekeza amaso epfo munsi y'umusozi ureba abantu bose bafite ibibazo. Urasanga ko Yesu avuga ubwo ashimangira ku mitekerereze myiza ya gatatu. Urasanga ko ibyo Yesu avuga ubwo ashimangira ku mitekerereze myiza ya gatatu ari ibi: urareba abo bantu bose bahari, benshi muri bo bafite imitwaro iremereye, bararushye cyane kuko inshuro nyinshi bagerageje kwikemurira ibyo bibazo. Icyo bakeneye mu by'ukuri ni ikigoyi cyanjye. Umubaji nka Yesu yagombaga kubaza ikigoyi gikwira neza kandi kinyereramo ku buryo kitababaza inyamaswa.
Iyo nyamaswa yagiraga ikigoyi kiyikwiye neza kandi cyanogejwe neza n'umubaji, byatumaga umutwaro worohera inyamaswa. Icyo Yesu avuga mu butumwa bwe bukomeye muri Matayo 11:28 kugera ku 30, kandi aho atanga imitekerereze myiza ya gatatu ni iki: hari uburyo ubuzima bufatwamo. Nufata ubuzima nk'uko mbufata, uzasanga kutagomba kuremererwa no guhangayika. Icyo avuga hano ni uko tugomba gufata ubuzima nk'uko abufata. Nugira imitekerereze ikwiriye, uzahishurirwa ko bituma umutwaro wawe utaremera ndetse n'ibintu byose bikakorohera. Icyo Yesu avuga ni uko nimumenya indangagaciro zanjye, mukamenya imitekerereze yanjye n'imigenzereze yanjye yo mu mwuka nshaka kubereka, muzagira icyo mwiga ku mutwaro wanjye, muzamenya impamvu umutwaro wanjye woroheje. Nimumenya ko ndi umugwaneza kandi ko ibyo nshaka gukora ari ubushake bwa Data. Yagandukiye ikigoyi cya Data. Yaravuze muri Yohana 8 ati, iteka nkora ibinezeza Data. Icyo ni cyo kigoyi Yesu yari yambaye. Icyo yahoraga ashaka gukora byari ubushake bwa Data, kandi umwanya we wose yagengwaga 100% na Data. Hari imvugo dukoresha cyane muri iyi minsi: kuzura umwuka. Dufite abakristo buzuye umwuka, tukagira n'abakristo batuzuye umwuka. Dufite ababwirizabutumwa buzuye umwuka n'ababwirizabutumwa batuzuye umwuka. Dufite amatorero yuzuye umwuka n'amatorero atuzuye umwuka. Kandi ibyo bisobanuye ko abakristo buzuye umwuka bahora buzuye, naho babandi batuzuye umwuka batazigira bawuzura. Ni kimwe no kubabwirizabutumwa n'amatorero yuzuye umwuka. Ariko ubu si bwo buryo isezerano rya kera rikoresha imvugo ngo kuzura umwuka. Hari igihe mpura n'abantu bitunguranye bamenya ko ari igihe bumvise kuri radiyo cyangwa babonye kuri televiziyo, bakavuga bati, yo, uri umubwirizabutumwa wo kuri televiziyo no kuri radiyo, mbese waba wuzuye umwuka? Igisubizo cyanjye ahantu hose bambajije gihora gisa. Mpora nsubiza ngo ntabwo mpora nuzuye umwuka. Wowe se uhora wuzuye umwuka? Ese hari umuntu uhora yuzuye umwuka? Byanditswe ko Yesu yahoraga yuzuye umwuka, ariko sintekereza ko hari umuntu uhora yuzuye umwuka igihe cyose. Kuzura umwuka bisobanuye kugengwa n'umwuka. Sinemera ko hari umuntu wavuga ko duhora twuzuye umwuka, kuko icyo gihe twaba turi intungane nka Yesu. Ariko nemera ko dutegekwa kuzura umwuka no kugengwa n'umwuka. Iyo twumva itegeko ryo kugengwa n'umwuka, ubwo nibwo tuba abagwaneza. Icyo ni cyo ubugwaneza buvuze. Iri ni itegeko rikomeye yatanze. Yaravuze ati, nimunsanga mwebwe mwese abarushye n'abaremerewe kandi bagerageza kwikemurira ibibazo byanyu, ndabaruhura. Ariko hari uburyo bwo kuruhuka bugaragara muri ubu butumire bwa Yesu yatanze ku musozo wa Matayo 11. Tugomba kwiga kuri Yesu, tukamenya impamvu umutwaro we utaremereye n'impamvu ikigoyi cye cyoroheje. Tugomba kwiga ku mutima wa Yesu, tukamenya ko yacaga bugufi kandi akagwa neza mu mutima we. Igihe cyose Yesu yakoraga ibyo Data ashaka. Umutima we wagengwaga na Data. Nitumara kumenya ibi bintu kuri Yesu, tugabishyira mu ngiro. Iki nicyo yasobanuraga ubwo yavugaga ati, ishyireho ikigoyi cyanjye nanjye nishyizeho, wambara icyo kigoyi. Nitumara kuzuza ibisabwa, nibwo twashobora kuvuga ko tubonye uburuhukiro bw'ubugingo bwacu. Icyo nicyo Yesu yaravuze ubwo yasobanuraga ku mitekerereze myiza ya gatatu. Hahirwa abagwa neza, kuko ari bo bazaragwa isi. Bisobanuye ko bazayihabwa yose. Iri jambo ngo hahirwa ni ijambo tugomba kwibandaho cyane. Mu bundi busobanuro, iri jambo risemurwa kwishima, ngo hishimye abakene mu mitima, hishimye abashavura, hishimye abagwa neza. Ubundi buryo ijambo hahirwa risemurwa ni iterambere ryo mu mwuka. Ibi ntibisobanuye kugwiza ibintu bifatika cyangwa iterambere ry'ubukungu. Abantu benshi basobanura ijambo ryo guhirwa ko ari iterambere ryo mu mwuka. Abantu batera imbere mu mwuka nibo bafite imitekerereze myiza. Ni abakene mu mutima, barashavura kandi nabagwa neza. Nanone ubundi busobanuro nkunda cyane bw'ijambo hahirwa n'ubu: kubwo buntu
ni abakene mu mitima. Kubw'ubuntu nibo bashavura, kubw'ubuntu nibo bagwa neza. Mu yandi magambo, abantu bafite iyi mitekerereze, ubuzima bwabo buri mu Mana ku buryo yabasukaho ubuntu bwayo. Ubuntu busobanuye kamere y'Imana kuduha ibyiza byose kandi tutabikwiye. Imbabazi zisobanuye kamere y'Imana kutaduha ibyo dukwiye guhabwa. Iyo dufite imitekerereze myiza ikwiye, tuba turi mu buntu. Iyi akaba ariyo mpamvu ari iby'ingenzi kwiga kuri uyu mwiherero wa Gikristo wa mbere waduhinduramo ibisubizo bye. Ni iby'ingenzi ko twamenya ko ubuntu butugira igisubizo cye bujyanye n'iyi mitekerereze. Hahirwa abakene mu mwuka, hahirwa abashavura, na hahirwa abagwa neza. Inyigisho yo ku musozi irenze uburyo Yesu yigisha ku kuntu abayoboke be bagomba kwitwara cyangwa se n'imitekerereze abigishwa be bagomba kugira. Twebwe abo mu ishuri rito rya Bibiliya turifuza ko aya masomo yagufasha gukura mu bumenyi, mu kwizera, ndetse akanagutera imbaraga zo guhishurirwa zigushoboresha kubaho nk'uko Yesu yigishije abigishwa be ku musozi bareba inyanja ya Galilaya. Turabashimiye cyane ko mwakurikiye inyigisho kandi tubararikiye inyigisho ikurikiraho. Turabasengera ngo Imana ibahe umugisha hamwe n'imiryango yanyu.